impumyi irabasaba nimukorere Imana muzabona ijuru. Impumyi irabasaba ntabwo ajya koza isoni mwizere. No, uyu munsi urababaye yego, ariko iyo wiyambuye igikwatu ukakijugunya, iyo igihe kigeze akaboko aragafata kakazamura. Haleluya, haleluya. Ni muzima, ubwo ari muzima akaba ari muri njyewe ndabona ibizima. Ngira mugenzi wawe uti niba ari muri wowe ari muzima, mubwira ngo niba ari wowe ari muri wowe ari muzima. Ongera mumbwire uti witegure no kubona ibizima. Kondisiyo nuko agomba kuba ari muri njyewe kandi akaba ari muzima. Haleluya. Hari abamufite ariko atari muzima. Niba uri muri njyewe ari muzima, niteguye no kubona ibizima. Haleluya. Tureba biteguye kubona ibizima. Haleluya. Marita yaramubwiye ati niwikore nukora amakosa. Bamwumvishije? Yaramubwiye ngo nukora amakosa. Ubu umunsi uyu ni umunsi wa kangahe amaze kunuka yaraboze. Ndavuga Lazaro. Yesu aramubwira ati ariko sinakubwiye ngo wizere. Ni wizere urabona igitangaza cyanje. Icy'ingenzi ni ukwizera, nubwo byaba bimaze imyaka 5 byarapfuye apfa kuba ari muzima. Haleluya. Nubwo byaba bimaze imyaka 30 barabishinguye, iyo yahageze birazuka. Kwizeye uzura. Hey, kwizeye uzura. Yaravuze ngo akuri kuzimu agashira, akuri kuzimu agashira. Haleluya. Akura ku cyamba kicazanya. Uwo nguwo ni we twizeye, nubwo byaba bisa nkaho byanutse. Haleluya. Nubwo abandi baba babiteye umugongo, nubwo baba bavuga ngo ntibishoboka, yaravuze ngo ibidashobokera abana b'abantu kuri we birashoboka. Ibitanshobokera biramushobokera. Haleluya. Ibidashobokera umuryango biramushobokera. Ibidashobokera amashuri biramushobokera. Ibidashobokera amafaranga biramushobokera. Niba Lazaro yaramwumviye ari muzima, hanyuma njye ukiri muzima, niba yaramwumviye yarapfuye, warabishinguye mu mbarizi warabishinguye. Niba warabishinguye, arimo aragusaba gukuraho igitare. Vanaho gushidikanya kwawe, vanaho kuvuga ngo ntabwo bishoboka. Kuri wowe ntibishoboka. Haleluya. Kuri wowe ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka. Kuri wowe iby'iwanyu ntabwo byahinduka, ariko ku Mana byahinduka. Kuri wowe bitewe naho ukomoka ntabwo byahinduka, ariko ndashaka kukubwira ngo kumwizera birahinduka. Haleluya. Ijambo ry'Imana rimbwira neza ngo uko yarari kera, ibyo yakoraga kera, abarwayi yakizaga kera, amateka yahinduraga kera, abapfuye yazuraga kera, ngo na n'ubu aracyabikora. Haleluya. Haleluya. Hari indwara ufite uwakizaga kera n'uyu munsi arahari kugira ngo akize. Hari amateka yananiranye uwayahinduraga kera aracyahari kugira ngo n'uyu munsi ayahindure. Biragusaba kuba umufite ari muzima muri wowe. Biragusaba kuba umufite ari muzima muri wowe. Biragusaba kuba umufite agenda. Biragusaba kuba umufite ari muzima. Uwo muntu mwicaranye mumbariza uti Yesu ufite ni muzima cyangwa?
ni intare y'umuryango wa Yuda ngo ajya aca inzira hatari inzira. Araza gushira w'inzira, araza gushira w'inzira, kuko areba. Turirimbe cyane. Araza gushiraho inzira, atitaye uko bimeze. Araza gushira w'inzira, areba raho nabasha kurora, nzahora mwiringira. Haleluya, haleluya, haleluya. Wabuze inzira, iringire uyishiraho. Kera tukiri abana, ntabwo azi iby'ubu niba ariko bigenda. Hari akantu bene data babera nibo batwifatiye ngira ngo hari akantu, ubwo ninkavuga namwe muraza kukibuka. Hari akantu twajyaga tureberamo ka Jomeri. Ninde muntu wakarebeyemo nkanjye? Ukaburi inaha i Kigali bakakwereka muri Amerika. Hari umuntu wabibonye? Hari wakarebeyemo? Ukareberamo ukavuga ngo dore sha umwana, dore amazu yo muri Canada. Ukumva ko Canada wayishyitsemo, ukongera ugashomera ngo ndashaka kureba muri Amerika, ugahita ureba muri Amerika. Waba uri umwana uvuga ngo iriya nzu nziza cyane ni iyanjye yo muri Amerika, kandi ni ibishushanyo bashyizemo, ntabwo bakweretse muri Amerika. Haleluya, haleluya. Ariko twizeye umugabo utajya utwereka ibishushanyo, afite Janelle ireba kure, aho njyewe nashobora kureba, yarangiza akabona hari imisozi nari bushobore kuzamuka, akaharinganiza ikibaya, umwana wagatambuka akagenda neza. Janelle ya Yesu irakora, ntabwo ari kimwe niyo baremye. Haleluya. Mwizere akujomerere. Arashomera akamenya ngo hariya hari umutego, akavuga ati mwana wanjye hariya ntuhanyure. Arajomera akamenya ngo Sekamana cyangwa Nyirakamana hari cyarimo kukugambiraho kitari cyiza, akakubwira ati mwene data mwana wanjye uriya muntu mumbwira uti nkwifurije Yesu ajya kujomerera. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajya jomera akamenya ibiri imbere njyewe ntarabimenya, yarangiza akabikuraho, yamara kubikuraho akama uburenganzira bwo gutambuka. Abantu badakizwa baragowe, abantu badakijijwe baragowe, kuko ntago bafite ubajomerera. Pawulo yavuze ngo abayuda turusha icy'abandi. Yaravuze ngo abayuda twebwe abayuda turusha icy'abandi. Aravuga ngo icyo tubarusha nuko tubitse ibyasezeranyijwe. Bivuze ngo nge wamenye Kristo, mfite ibyo mbitse abo hanze batazi. Niyo nagendanye nawe kuko mfite ibibitsanyo, nibibitsanyo, kuko mfite ibyo mbitse adashobora kwemera ko bihungabana. Ajya imbere akaringaniza akavuga mvuge haleluya. Umugore utwite iyo anyuzeho tumuhereza inzira atayidusabye.
mvugana nawe. Umugore utwite niyo waba utari umugabo we, usibye ko muri iki gihe imitima yabaye, niyo waba udafite icyo upfana nawe, iyo ubonye agiye kuzamuka hano nta mbaraga afite, umujya iruhande ukamufata ukuboko ukamuzamura gahoro ku isikariye ya mbere, ukamuzamura gahoro ku isikariye ya kabiri, ukongera ukamuzamura ukamugeza hejuru. Iyo umaze kumugeza hejuru uramureka kubera iki? Aho ageze haratunganye, nawe ashoboye kugenda uko ashaka kuko arahareba. Uko niko Yesu afata umuntu ubitse ikibitsanyo, kubera ko ubugenda nta mbaraga kandi ubitse iby'agaciro. Iyo imbere yawe hari amesikariye adatuma ugenda neza, araza akakugira uruhande akagufata ukuboko utabizi, ukazamuka isekariye ya mbere, ukazamuka idara rya kabiri, ukazamuka irya gatatu. Iyo akugejeje ahangaha aravuga ati mwana wanjye ahasigaye ushoboye kuhagenda. Haleluya, haleluya. Mbarizo umuntu mwicaranye utubitse iki? Si buri muntu wese afata ukuboko. Mbisubiramo. Mu Giswahili bavuga ngo iki? Si kila mtu anakamata mkono. Tabara twese dusanze kwa muganga, twese turi kwa muganga. Njiyewe ndi kwa muganga, n'uyu mumama ari kwa muganga. Tabara araje, wowe mu bitekerezo byawe ukubona Tabara naza arafata ndukuboko, kandi imbere yacu hari amaci, hari mesikariye. Uyu rero utafite icyo abitse nta mwanya we bafite. Faya biragatsindwa na Yesu kuba mu nzu badafite umwanya wawe. Ego Yesu na nyina Mariya, biragatsindwa kuba umurokore ijuru ridafite umwanya wawe. Mwabonye Tabara? Tabara ninde ubanza imbere? Ninde ubanza imbere? Kubera icyo abanza imbere? Arashaka kugira ngo akururu uyu muntu. Wabonye imbaraga yashizemo? Wamubonye? Nagashaka ko uyu muntu kuko icyari ko Imana babarira, kuko warimo gutabara si jewe. Hari cyo mwumvishije? Uwarimo gutabara ntabwo ari je, kuko yaza kuba ari je yakabaye yita no kuri uyu. Uwarimo gutabara ni iki murimo kiri muri njewe? Muyandi magabo ntabwo ashaka ko ikiri muri je gihungabana. Uyu nguyu nashaka hungabana agira gute? Nta kintu afite, ariko uyu nguyu afite icy'agaciro. Wamubonye Tabara? Arashiramo imbaraga. Wabonye Tabara? Uwo batatabaye asigaye hehe? Kubera iki batamutabaye? Nta kintu afite. Mbwira uwo muntu mwegeranye niba ntacyo ufite nta mwanya wawe ijuru rifite. Ijuru ryita kubitse. Niki kikuremereye kiri butume ijuru rikureba? Niki gituma ijuru ryohereza marayika ngo agutabare? Tuzajya mu mwuka rimwe tuguruka mu kanya gato, tuba twarigezemo ijuru ryahumuye we. Ntabwo barijyamo vuba, sina buri muntu urijyamo, n'ubitse. Si buri muntu urijyamo, n'uwarinze kibitsanyo. Haleluya. Hari umuntu ukinkunda? Haleluya,
hari abo turi kumwe. Haleluya. Turacyari ku ijambo ryacu rivuga ngo iyambura ibitari ibyawe kugira ngo ushobore gusingira ibyawe. Iyambura ibitari ibyawe kugira ngo ushobore kugera mu byawe. Iyambura ibitari ibyawe kugira ngo ushobore kurwana urugamba urutsinde. Turi ku ijambo ryo kwiyambura. Ni kimwe n'ibyo nari ndimo mvuga. Twabonye Dawidi ngo ajya kurwana na Goliyati. Ageze imbere ya Sawuli ngo Sawuli amwambika ibyo yari amenyereye kurwanisha, ngo amuhereza inkota, ngo amwambika ikote ry'iminyururu, ngo amwambika ikamba, amwambika n'inkweto ze. Ngo Dawidi agerageje gutambuka biranga, abwira Sawuli, aramubwira ati ibi bintu wanyambitse ntago nabimenyereye, kuramo ibyawe ubisigarane, hanyuma njyewe njye gukoresha ibyo namenyereye. Haleluya. Haleluya. Dawidi ngo amaze kubikuramo nibwo yabonye imbaraga zimushoboza kwirukanka, ajya ku kagezi, ajya gushaka amabuye amushoboresha gutsinda. Ariko acyambaye ibitari ibye nta mbaraga. Twaravuze ngo ibitari ibyawe bikunaniza kugera mu butsinzi bwawe. Umwambaro utari uwawe ukunaniza kugera ku byo Imana yakuvuzeho. Vuga ngo amena. Vuga ngo amena. Haleluya. Reka tugende tujye muri Mariko igice Mariko ibice 10. Ibice 10 duhere ku murongo wa 46 tugeze kuri 52. Mariko ibice 10 46. Yego. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko bagera i Yeriko. Akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi. Umusezi w'impumyi yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, ahera karataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati nimumuhamagare. Baramuhamagara, impumyi barayibwira bati humura, haguruka araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati urashaka ko nkugirira ne? Iyo mpumyi iramusubiza iti mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Haleluya. Haleluya. Batimayo yarangwaga n'ibintu bibiri. Ni bibiri oya mbivuga. Icyambere baratubwiye ngo yari umwana yitwaga Batimayo, Isa yitwaga Timayo. Icyakabiri yari impumyi. Ubwo ni ngombwa wandike. Icyagatatu yarasabirizaga. Icyakane yicaraga ku muhanda. Icyagatanu yambaraga ibintu binuka. Icyagatandatu ntawamuhaga agaciro. Haleluya. Haleluya. Icyakarindwi ntawamurebaga n'irihumye. Ijambo rirambwira ngo umunsi umwe Yesu n'abigishwa be bagera i Yeriko, basanga hari umuhungu, basanga hari umugabo umaze imyaka afite umuntu umurandata. Ugira gute? Wamufata ukuboko
munzanira agatebe hano. Uyu muntu bamufataga ukuboko. Simbi hari uwo nigeze kumva, sinzi niba mumwibuka, abashi hano ntago bamwibuka. Bamwita Sarongo Ntare, ni umugande. Yigeze no kuza kubwiriza hano. Numvishije nigeze kumva atanga ubuhamya, aravuga we yatwaraga ibigare. Ni ibigare ingorofani. Yacungaga ingorofani cyangwa ibitokotoko. Ni bitoko bya bindi bashiraho imizigo. Ni ingorofani. Noneho yavaga mu gace ka Masaka ni nkaho twavuga wenda hano muri Kigali akajya Kampala cyangwa se ahandi mu mujyi agiye kureba, wenda tuvuge ngo avuye hano i Nyamirambo agiye i Remera, niho agiye gucunga imizigo. Akagira umuntu babyita ubana n'ubumuga, ufite ubumuga bwo kutabona, sibyo? None ngo uwo muntu yamuzanaga ku ngorofani. Wari ufite ubumuga bwo kutabona, ngo akamuzana ku ngorofani, akamuzana akamushitsa ku iseta yaho yagombaga gusabiriza. Ngo ayo yasabirizaga yagombaga kuyagabana na Sarongo, kubera ko yari shoferi we. Wamuvanaga iyari cyangwa iyaba akamuzana ku iseta. Na Batimayo rero nawe baramuzanaga bakamushira ku iseta. Barangiza bakagira bate? Yabagazaho abantu banyura benshi. Impumyi irabasaba mujya muhura nayo nabo. Uwarimo gusaba yamubonye, yigeze abona ko hayahanyuze. Hari uwo yumvishije ngira ngo yumvishije igicucu ngira ngo, sibyo? Bagira neza. Impumyi irabasaba, nimukorera Imana muzabona ijuru. Impumyi irabasaba, bakamuzana ukwezi kwa mbere, umuhaye 50, utamunyuze utamuhaye, umubwira ngo nguyu yavutse hehe, umupfuye agasone akamuhereza 100, umuhaye inahanaga 10 ntago zikibaho, ibiceri by'10 n'ibikibaho cyane, umuhaye abenshi. Iyo yaguhaye menshi aguha 50. Simujya mutanga, amuha 50. Bajyaga bamuzana rero ngo bakamusiga hariya akajya gusabiriza. Haleluya! Umunyarwanda yaravuze ngo iminsi iba myinshi ngo igahimwa n'umwe. Umunsi umwe ngo yumva inkuru ya Yesu, ngo yumva ko Yesu akora ibitangaza, yumva ko Yesu akiza indwara, yumva ko Yesu ahindura amateka, ngo amenya ko uwo munsi ari bunyure naho ngaho. Ntabwo yigeze ava, ahubwo ngo yarahicaye. Vuga ngo amena. Agiye kumva yumva abantu benshi batangiye kuvuga ngo nguwa Yesu ujya ukora ibitangaza, nguwa Yesu ujya ukora ibitangaza. Simbizi niba yaratangiye gutaka Yesu ahageze. Simbizi niba yatangiye gutaka ari uko yumvishije abantu babivuga. Ntabwo mbizi. Icyo nzi ni kimwe, nuko ngo yumvishije ikiriri cy'abantu, ngo arangiza ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Inshoro ya mbere ngo cwe, hari igihe Yesu ajya kwihoreramo gake. Arangira ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu ati cwe. Haleluya! Arangira ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo neza Yesu yari amaze gutambuka. Urusaku ruba rwinshi mu bantu bakurikiye Yesu mu bigishwa, urusaku ruba rwinshi. Mvuye mu kazi, Yesu mwiriwe se? Ariko ku kazi byari bimeze neza, wakoze kubana nanjye uyu munsi. Ubundi imibanire y'umukristo muzima na Yesu, sibyo? Yakabaye imibanire y'umugore, yakabaye igereranywa n'imibanire y'umugore n'umugabo, ariko nabo bazima mu ngo.
mbisubiremo, imibanire ya Yesu n'umukristo yakabaye imeze nk'iy'umugore n'umugabo babanye neza mu rugo. Iyo ngiye gukora ikintu ntago misha uwo nashatse, nawe yagiye kugikora arambwira. Mwaneze amatwi, buri munsi ntekereza ku kantu ngomba gukorera umukunzi wanjye kugira ngo amere neza. Yego, nawe atekereza akagomba kumereza kugira ngo rwa rukundo rwanjye nawe rukomeze kuzamuka. Mwanyumvishije? Atekereza aho ashaka kunsohokana kugira ngo ngire umwanya wo kuganira nawe. Niba hari bitaragenze neza muri uku kwezi, twicare ngiye nawe tubiganire. Mubwire nti rero mugabo mwiza, warakoze kunkunda kandi warakoze kunyihanganira, ariko ubushize twari mu bantu mbwira nabi, kandi wenda yambwiye nabi atabigambiriye. Kariya kantu ntabwo kanejeje. Akambwira switi, ni ukuri musabye imbabazi, ntabwo nari nabigambiriye, ntabwo nari nzi ko nakubabaje. Ndavuga ku mibanire ubu ni niko igomba kumera. Mwarangiza mwaba mudufite udufaranga, mukarya agakoko, mwagiye gukora ubumwe n'ubwiyunge, mumaze kwiyunga, murarya agakoko. Nimurangiza uramubwira switi, I love you. Iyo umaze kumbwira ngo I love you, nawe aravuga ngo I love you too. Wow! Umvishe abahungu ukuntu basetse, urwo rurimi ntarwo bazi, ndarubifurije. Iyo amaze kubwira ngo I love you, ukamubwira ngo I love you too, ndi umurokore ujya mu ijuru, mpagaze ku gatuti kahera, muva aho ngaho urukundo rwatangiye gushyashya. Ibyashize, Shama y'Imana aravuga ngo ibyashize ntimubyite. Umva, tugera mu rugo, wow, love, ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ubu burimo kwitwararika utwo yakubwiye. Mwanyumvishije? Hanyuma ukabigenderaho, love igakomeza umwaka wa mbere, wa kabiri, love iracyari kumwe, iracyameze ko. Uko niko Yesu adusaba ko tubana nawe. Yesu ni umukwe wa n'umukwe, turi abageni. Ariko umugabo wanjye akaza akambwira ngo switi karame, wampaye icyayi, nta maboko ufite. Switi karame, wanereye ya pasi, nta maboko ufite yo kwiterera. Ndi umukozi wawe. Ubwo maze kumubwira gutyo, muri we cyangwa muri nje, uwo mwanya nahita ngena nkamubwira ngo hani ndagukunda. Nabivuga ibikorwa se nkoze byerekana ko mukunda? Oya, ahubwo muri we atangira kugira impungenge. Fire mu mutima, fire. Dayimoni yateye umugore wanjye ni yahe? Abadayimoni bamuteye bari izina Yesu. Habaye iki? Tutarata umwambaro w'icyaha, nta kintu kidutandukanya na Kristo usibye icyaha. Haleluya! Iyo twiyambuye uwo mwambaro, bene data ba Kristo bari mu rugendo rujya mu ijuru, kugira ngo ugendane na Yesu umufatanye ukuboko, biragusaba guta igikwate cy'icyaha. Yesu akavuga ukumva, nawe ukavuga akumva. Iyo cyambaye igikote, reka nongere mbigereranye.
uyu ni fiyanse nanjye ndi fiyanse, uyu afite ibyo akunda nanjye mfite ibyo nkunda. mwanyumvishije turahuye cyane cyane. kamvuge ko wenda ku bagore ndatanga n'urugero, ngiye nkunda gutanga ingero. mpura n'umugabo wanjye nari mfumuye udutwe tubiri, nakunda aka gaherena aka gatendera, nkakunda n'akagufiya. narabikundaga. ndimo ndashaka kukuvuga kwiyambura icyambaro cyatuma udasabana na Yesu. abanyoboraga ababyeyi banjye bo mu mwuka bagerageje kunkansoringa ngo ntureke, nababwira ndadukunda, mumbabarire ntwambare, sinzi uwo nzashaka uko bizabeza. agira ngo narihanuriraga. maze guhura nawe ambwiye, mubwiye ngo yego, mubwiye ngo yego, yarambwiye ngo Queen inde ko mutasubiza inde tekiniki gusaba kugira ngo ugire ibyo usiga. tekiniki gusaba kugira ngo ugire ibyo wiyambura. Queen aho mba mu rugo ntabwo banyitaga Queen. Baby we, icyo gihe nari nyitwa baby. ariko Yesu yaje Queen, mwamikazi. aranje Queen, hari icyo nakwisabira Queen. Nikisi cyege namwitaga Daddy. arambwira byashoboka niba ntakubangamiye ko aka gaherena ka kabiri wagakuramo ugasigara wambaye kamwe. mvugishije ukuri ntabwo nigeze ngera mu rugo aho maze naravuze yego, maze kurya ka brusheti kabandi. icyo gihe ngewe nari nyakatsi sinashoboraga kubura. maze kurya ka brusheti kabandi, hejuru ya brusheti barengejeho Queen. hanyuma none ngo ngere mu rugo njye gukuramo agaherena. uwo mwanya nguyu ntabwo ndi bubeshye, uwo mwanya nahise ngira gutya. n'ubu inkovu iracyahari yuko nari nkambaye, ariko kuko nari mbonye narimo ngiranya Yesu icyo tusaba na fiyanse cyangwa umugabo wawe, kugira ngo mbane nawe urukundo rukomeze. nuko nagombaga kumenya ngo ako kantu ntago agakunda, nubwo nkakunda. munega amatwi, nubwo ngewe nkakunda ariko we ntabwo agakunda, akunda kamwe. nagombaga gukuramo kamwe nkagendana nawe yishimye. nawe yagombaga kugira ibyo ahindura ngewe ntashaka, nkamubwira ngo ibisimba ikunda nanjye akabireka, ngewe nawe tukagendana mu nzira tugize gute, urukundo ari mbye. uko niko Yesu ntabwo ajya dusaba gukuramo ibyo tudakunda. dufite abantu bicaye hano, bamwe ibikote, genda wicarire, bamwe ibikote bambaye ari inshuti mbi zikakubuza gukizwa. bamwe ibikote mwambaye ari amagambo. Ubundi hari ahantu narindi, haza umudamu, usanga mugenzi we ari mu kazi, aramuga ngo ndakwinginze we kira vuba. ibintu byose iyo nsigaye numva bikankuramo isomo.
kiravuba zo twicara umunwa urandya. Wamubishije icyamuvanye mu rugo umunwa uramurya, arashaka kuvuga. Undi nawe aramubwira ati ceceka nanjye merewe nabi, nanjye ndaje tujye mu ngundi tujye gusohora uyu muriro. Bamwe birashoboka yuko igikote mwambaye gituma mutabona ibiva kuri Kristo ari umunwa ukurya. Ibyabaye kwa mama Vanessa bibonye baraye babumenye. Mwene da ninda guhinda umunyamakuru w'ikaritsiye. Yesu yaravuze ngo nituvangura ibishimwa mu bigawa tuzaba nk'akanwa ke. Niba mushaka ko tubona umugisha w'Imana, please mureke twiyambure. Kondisiyo si buri muntu, ni umuntu wataye. Niba ushaka ko Imana ikora ibikomeye, ndakwinginze yambura igikote wambaye kikubuza kumwegera. Bibiliya yatubwiye ngo yamaze kugita ngakurikira Yesu mu nzira anezerewe, ngo yahise amukurikira. Nubwo yigeze, ntabwo ushobora gukurikira Yesu ucyambaye igikote kigutandukanya nawe ngo uzishime. Biragusaba kugikuramo. Haleluya, 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 haleluya. Murashaka umugisha w'Imana? Murashaka ko Imana yinjira mu byacu? Murashaka ko Imana ihindura amateka? Murashaka ko Imana iduhindura abadasanzwe? Twiyambure igikote wambaye niwe ukizi. Ushobora kuba wambaye igikote cy'intege nkeya kikubuza kuza gusenga. Wambaye iki? Ushobora kuba wambaye igikote kibongo bose n'abanje, ntabwo ari abawe bose. Iyambura urwo rukote. Iyambure. Emera bagukoremo umurimo ugendane na Yesu neza ku rugamba. Mbugutira kandi unshure inkamba. Turirimbe cyane. Umpindure. Ongera mvugutira kandi unshure inkamba zimvemo. Umpindure, kuririmba bari umunyenga. Uzi ko yandirimba tuyiririmba tukajya no mu mwuka. Mvugutira kandi unshure inkamba zimvemo. Umpindure icyuma cyawe abantu mwa kwijuru rizi guvuguta. Ijuru ko rizi gucura. Ko dufite bamwe hano muri mu Ruganda ahubwo mwanze ko babacura. Inkamba si bya bintu bisharira. Amagambo akuvama n'umushari yarakomeretse abagenzi bawe. Kandi kugira ngo baguvugute bagucure nuko agomba kuza
asoma birira karararara karararara byakugeraho ngo ariko mana nk'ubu wandemeye iki ntabwo ushaka ko bagucura nk'ubu wanzaniye iki ku isi wanzaniye kubabara no uri mu ruganda barimo baragucura kugira ngo bakumaremo inkamba ugendane na Yesu umufatanye ku kaboko niba nta cyuma kijya mu ruganda bajyana mu ruganda ngo cyange ko bagicura kiratega buriya nuko kitagira amaraso muri ruriya ruganda twagasanze hari umuvu w'amaraso bamwe muravuga ngo Mana ndashaka umugabo ndakwinyuza umugabo mwiza umugabo uzankunda umugabo uzapapa bajya kureba bakabona ufite inkamba zidakwiriye kugira ngo wubake bundi bakabanza bakagucura kugira ngo atazaza kuvuga njyewe umwana w'abasingakazi ntago bamvugaho please umenyere gake kuba naraje kuba umugore wawe ntago bivuze ngo naje kuba umucakara wawe tete iyo ugifite uko kudoda shahu baragucura umugabo akazajya kuza warabaye mahoro meza barakuvanyemo ibyo mu businga ukibufite abandi bararongorwa n'abandi barongora ucicayo kubera inkamba mumbwirira umuntu mwegeranye utimera bagukuremo inkamba ugendane na Yesu neza ongera umumbarize utirata inkamba uracyazifite ntago ari bukubwira ko azifite arakubwira ko ari umutagatifu haleluya 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 twizeye umugabo ushobora byose haleluya twizeye umugabo utajya unanirwa twizeye umugabo ukura mu nama akakugeza ibwami wawe twizeye umugabo uza akagukuraho umwuka wose w'amahurunguru akaguha agaparufe keza twizeye umugabo uza agasanga nta jambo ufite akaguhereza ijambo mu bantu vuga ngo amena twizeye umugabo uzuka akadukuraho dukomoka akaturemera ikinyejana cyacu ndakwinginze uwo mugabo mwemerere twizeye umugabo utita ku mashuri twize utita ku mafaranga twize utita ku byo dukoze no uva kumwubaha agufata ukuboko mukagendana twizeye umugabo utita ku buranga utita ku kuteye utita kukuresha yita ku mutima wataye igikote ubundi akaza akagufata ibyo abantu bataguhesha akabiguhesha haleluya haleluya ntabwo ajya koza isoni mwizere no uyu munsi urababaye yego ariko iyo wiyambuye igikote ukakijugunya iyo igihe kigeze akaboko aragafata akakazamura ntabwo ikibazo ari ikinyuramo ntabwo ikibazo ari ubuzima urimo ikibazo ubwo buzima bunyuranamo nande ntabwo ikibazo ari uko utize hari abatarize ariko ubu ngubu babayeho neza kuko bamwubahishije ntabwo ikibazo ari uko uri imfubyi yibutse na Morodekayi na Esiteri yibutse Esiteri utaragiraga ngo njye urabona Mana ngo ntabwo mfite aho nkomoka ngo umuryango wacu twese ntabwo twishima ngo nta n'igare tugira amena amena birashoboka ko ari wowe yaba yaratoranyije ngo ikuzamure nka Esita ikwinjiza ibwami iby'ibanyu batigeze batunga wowe ubibaheshe widutera imbabazi widutera imbabazi widuhahamura please ntabwo ari wowe wa mbere ubinyuzemo ntabwo ari wowe wa mbere usibye no kuba muri Bibiliya dufite n'abakozi b'Imana baduca imbere banyuze mu buzima ngo nuko uburara baraburaye ngo nuko kwambara ubusa bambaye kamwe
bagendana na Yesu kugeza igihe yabafashe ukuboko arangira avuga ngo nzacenyuruza abami ku bwanyu. Ninda kubwiye ko umwami acenyura musazi? Ninda kubwiye ko umwami yambara musazi? Ninda akubwiye ko umwami yambara shaneti za pirate? Ninda kubwiye ko umwami yambara igitende cya 15? Umwa iwe harangwa n'ibintu bya original. None arimo aratubwira ngo nzacenyuruza abadafite pirate bafite original. Nunyubahisha njyewe nunyubahisha nzinjira ubwami mbacenyuruze ibyo bari bafite nanjye nze mbigucenyeze. Areba kure aho nabasha, ntabwo ari jyewe winjira ubwami. Oya, uwo nubahishije niwe winjira ubwami, yarangiza akamenya ahantu hari ibya originali akabikurayo, akabuza abandi bitotsi, akamubwira ati tekereza kuri Ngabire. Akumwambabariye tukamwubahisha. Basi reka mbasaba imbabazi, mwambabariye tukubahisha uyu mwami uruta abami bose. Mwene data, mu biganza bye havamo ibintu by'umwimerere nta pirate ngo umugabo yankubise. Oya, mu biganza bye havayo ukubyinirira. Uyu munsi akakwita sweet, ejo bundi akakwita darling. Uyu munsi akafata umusheri wanyu akeneye ururabyo, ko waba uri mu rugo rwe sweet. Aha abandi bavuga ngo ariko wagitera nk'ubu nagushakiraga iki? No. Kwa Yesu nta bitera bibayo, kwa Yesu nta ngagi zibayo. Uko niko kuri kwa Kristo. Nubwo waba tuvuze ngo bavuze ngo runaka ni mubi, Yesu guhamagara kugendana na Yesu neza nibyo bituma unyuzaho abandi ibinyoteri. Murabyumva ariko guhamagara, kwiyambura, kwitandukanya nitatuma utagendana na Yesu neza. Nibyo bituma wowe na Yesu mugendana neza, abandi ukabadepasa, ukabereka hano inyuma. Ndasoza mvuga ngo wikangwa n'ubuzima unyuramo, wikangwa n'ibihurimo, wikangwa n'amarira urira, kangwa n'imibanire yawe na Yesu. Niba ubana na Yesu neza, ibindi bimurekere. Niba ubana na Yesu neza, please, ibindi bimurekere.